cyambere y'icyumweru gikomeye. Icyumweru gikomeye cyane. Bamwe muri mwe mwaraduhamagaye, mwaradusengeye, muratwandikira. Ndashaka kubabwira ngo mwarakoze cyane. Mu byumweru bine bishize nabwirije icyigisho muri kaminuza ya Oakwood. Icyo kibwirizwa cyari gifite iminota 45. Ariko bigeze ku minota 4 ishira wa gatanu hari ikintu natsinzweho ntakoze. Natsindiwe muri iyo minota 4 ugana ku munota wa gatanu. Aho natsindiwe nawe icyo cyigisho gikomoka ku isoko y'iyo minota 4 ugana ku munota wa gatanu. Ubu ngiye gushyirwa ku karubanda. Nakoze ikosa. Erega ndi umuntu. Mu gihe cyose nzajya ngerageza guhagarara hano cyangwa se ngiye kuvugira ahandi hateraniye abantu benshi, mujye mwibuka ko ndi umuntu ukosa. Ndashaka kubabwira iki kintu umuntu wese abyumva, ni mumbabarire cyane. Nicishije bugufi ndabasaba imbabazi. Ndiye gusenga, ndiringiye, kandi nizeye ko Imana izarushaho kunsazaho ubuntu bwayo bw'iyo minota 5. Ndabasaba imbabazi kandi umuryango wanjye nanjye. Dusabye amasengesho yanyu. Ni umupasitori w'umudokiteri ukomeye cyane mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Yitwa Carlton Bayard. Akaba ari umuyobozi wa konferanse y'Uburasirazuba bw'Amajyepfo y'Amerika mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Mu yandi magambo, ni umuyobozi wa field. Ni uri gusaba imbabazi Abadiventiste aho batuye ku isi yose, avuga ati Abadiventiste mumbabarire kandi nciye bugufi kuko narabasebeje. Muri uku gusaba imbabazi kwe akomeza avuga ati nakoze ikosa rikomeye cyane, atariko mwibuke ko ndi umuntu. Uyu muntu ubuntu usaba imbabazi Abadiventiste ninde? Abadiventiste mwiteguye kubabarira uyu muntu cyangwa kwiye kubanza kuva mu bibi bye no kwikosora? Uyu mupasitori ari kuvugwaho cyane mu makuru y'itorero ry'Abadiventiste hirya no hino ku isi, ibinyamakuru byigenga n'ibitigenga. Abadiventiste n'abatari Abadiventiste bakomeje kumuvugaho kandi bamwita amazina akomeye cyane, bati n'umujura n'umukopezi. Bakandika inkuru ifite umutwe uvuga ngo pasiteri wo mu Badiventiste yibye, yakopeye n'ibindi. Bati dogiteri nyadogiteri koko ni ukopera, umuntu w'umudogiteri, umuyobozi wa field agakopera. Icyo gitutsi ku itorero ry'Abadiventiste cyatewe n'iki? Iyo nduru iri kuvugwa hirya no hino ku isi, urwo rusaku uko gukomera uyu muyobozi uyoboye field y'itorero byakomotse he? Ntujye kuri y'iki kiganiro, turakubwira impamvu kandi turabihuzana. Handitswe ngo muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe uri kumwe na Jacques Lameke. Nongeye kuguha ikaze. Byahereye ku kibwirizwa uyu mupasoro yabwirije. Icyakoza koko akwiye gusaba imbabazi Abadiventiste kuko yasebeje itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Uyu mudokiteri yafashe ikibwirizwa cy'umwe mu bapasoro basenga ku cyumweru, maze akibwiriza abizera b'itorero ry'Abadiventiste bari bateraniye muri Oakwood. Icyo kibwirizwa ijambo ku ijambo, ibimenyetso ku bimenyetso, byose yarabiteruye maze abibwiriza abizera. Icyo kibwirizwa cyo mu yandi matorero asenga ku cyumweru cyari kimaze imyaka 5 kibwirijwe n'umwe mu bapasoro bo muri ayo matorero witwa Toren. Uyu yari yarakibwirije ku itariki ya 28 z'ukwa kabiri muri 2020,
akibwiriza abwira abantu iby'intsinzi yo muri ubu buzima busanzwe. Nta nkuru n'imwe yerekana iby'ubutumwa bw'iki gihe burimo ngo byibura uyu mudogiteri abe yarakurikiye iby'ubwo butumwa. Uyu mudivantiste nawe amaze kukibona muri 2025 yaje akibwiriza abwiriza ijambo kurindi, kandi imyitwarire ye yari imeze nk'iy'uwo Toreni wo muri ayo madini. Reka tubagezeho uko byagenze muri video ikurikira. Turabereka abavuga butumwa babiri, uwambaye ikote na karuvati itukura niwe bibye icyigisho, akaba yarakibwe n'umudivantiste. Nawe uramubona mu mwambaro w'ikanzu y'ubururu isa n'iy'abarimu bo muri kaminuza. Satani ntajya yigaragaza kugeza ugeze ku mupaka wo gutera imbere kwawe. Satani ntajya yigaragaza kugeza ugeze ku mupaka wo gutera imbere kwawe. Amateka yerekana ko iterambere ryawe ribanzirizwa n'ibitero. Amateka yerekana ko iterambere ryawe ribanzirizwa n'ibitero. Niyo mpamvu niba uri kugabwaho ibitero ukwiye kuba hafi y'iterambere ryawe. Niyo mpamvu niba uri kugabwaho ibitero ukwiye kuba hafi y'iterambere ryawe. Itangira igice cya 8. Nowa n'umuryango we babashije kurokoka umwuzure. Itangiriro igice cya 8. Nowa n'umuryango we babashije kurokoka umwuzure. Ikintu cyose cyarapfuye, ikintu cyose cyarapfuye, kandi nibo bonyine barokotse, kandi nibo bonyine barokotse. Imana yategetse Nowa kubaka inkuge. Imana yategetse Nowa kubaka inkuge. Nk'uko ubibona, ikibwirizwa cy'aba bagabo uko ari babiri ni kimwe, kandi amagambo bakoresheje yose arasa ndetse ameze kimwe. Dr. Carlton uyu mudivantiste amaze kubwiriza iki kibwirizwa, ntabwo byanejeje na gato abadivantiste habe na gake. Benshi batangiye kumuhamagara nk'uko abivuga, abandi baramwandikira bamubaza icyamuteye gukora ibyo bintu. Bati Dogiteri, niki cyaguteye gukora ibyo bintu koko? Ubwo bakomezaga kugenzura amateka ariko y'uyu muvugabutumwa, n'ubundi basanze igihe kimwe mu buyobozi bwe ngo yarigeze gutumira ku ruhimbi rw'itorero abatari abadivantiste ngo bigisha abizera ubutumwa abari babazaniye budahuye n'ukwizera kw'iri torero. Kubw'icyo kintu cyaranze n'ubundi amateka y'uyu muyobozi cyo gutumira abo tutizera kimwe ku ruhimbi rw'itorero, byatumye imbabazi uyu muvugabutumwa ari gusaba babona ari nko kwiyerurutsa no gutinya kuvugwa nabi hirya no hino ku isi. Ikindi kivugwa ko uyu muvugabutumwa ashobora kuba afite ikimenyetso cya Babuloni ku ruhimbi, ngo nuko iyo avuga baba bacuranga ibyuma. Mu badivantiste bamenyereye ko iyo umuntu afite icyo abwira iteraniro, ibicurangishwa bicecekeshwa, urusaku rw'ibyuma bigatuza maze umuntu akavuga. Ntituvuga bacuranga, kandi ntibacuranga tuvuga. Abadivantiste ntibasenga abandi bari gucuranga, bakora kimwe cyavaho hakajyaho ikindi kuri gahunda. Ibyo kandi babikura mu itorero rya kera ry'Abakorinto, ubwo Pawulo yabyigishaga mu rwa mbere rw'Abakorinto 14 ku murongo wa 40. Nyamara igihe uyu muvugabutumwa avuga abandi bacuranga, urwo rusaku rw'ibyuma bibomborekana mu gihe abantu bateze amatwi. N'urwiki rusobanuye iki mu butumwa ari gutanga ku bizera b'itorero ry'Abadivantiste bamuteze amatwi? Bibiliya itubwira ko abantu b'Imana bazahagarara ku musozi wa Siyoni ari abantu bazaba batarandujwe n'abagore, kuko ari abari. Abo bagore Bibiliya ivuga ni amadini atandukanye ariho ku isi adafite inyigisho z'ukuri za Bibiliya, inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho z'ayo madini kandi Bibiliya izita inzoga, kandi umugambi w'abo bagore ari bo Babuloni ni ukunywesha inzoga abantu bose batuye ku isi. Icyo ayo madini yifuza ni uko ibyo bigisha babyigisha abandi, bakanywesha izo nzoga abandi kandi bakabasindisha, kugeza ubwo abatuye ku isi bazizera inyigisho zimwe zidahuye n'ukuri kwa Bibiliya. Hazajya hahagarara abakozi ba Satani, nyamara tugire ngo ni bene wacu, n'ubutumwa batwaye ni nk'ubwacu, nyamara ari aba agenti b'ayo madini yayobye mu mwambaro w'itorero. Nubwo bimeze bityo, mu Byahishuwe 14 ku murongo wa 4
hari abantu batazigera bigishwa izo nyigisho ngo bemere, dore uko handitswe ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Aba bantu bakurikira umwana w'intama aho ajya hose ntabwo bazanduzwa n'inyigisho z'aya madini ngo bemere, kandi abo bantu ntabwo bazanywa ku nzoga za Babuloni. Ibanga bazakoresha kandi ni uko bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Ibyigisha abavugabutumwa bo mu itorero ry'Imana bagomba kubwiriza bigomba kuba bikomoka ku masoko y'ijambo ry'Imana gusa, kandi bihuje no kwizera kwacu. Dufite ibitabo byinshi iri torero ryahawe, kandi impamvu ari byinshi ni ukugira ngo tutazabura ibyo tubwiriza ubwoko bw'Imana mu gihe nk'iki. Kandi impamvu dufite ibitabo byinshi ni ukugira ngo tubashe gusobanukirwa neza Bibiliya nk'ubwoko bwaragijwe amasezerano akomeye. Mbese birakwiye ko umuvugabutumwa nk'uyu, umuyobozi uyoboye field cyangwa se conference y'itorero, akoporora icyigisho cyo mu yandi madini maze akakigisha abizera b'itorero. Dogiteri, umuntu waminuje, umuntu itorero ryizeye rigashyira mu maboko ye imbaga y'abantu b'itorero, akwiye gukopera. Dufite ibitabo byinshi bisobanura neza amateka ya Bibiliya ndetse n'ikintu cyose, haba mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'ubuzima bwa buri munsi. Iki tutiga ibyo bitabo byaruhije itorero mu kubisobanura, ahubwo ugasanga turabwiriza inkuru zo hanze, imigani ya Bakame n'utundi dutekerezo tudahuye n'ukwizera kwacu. Uyu mudogiteri arasaba imbabazi kubwo gukopera. Mudivantiste, witeguye kumubabarira ko yasebeje itorero ryawe, cyangwa bitewe n'uko afitanye isano n'abantu b'i Babuloni ku ruhimbi rw'itorero? Uracyabitekerezaho? Tuganire maze nawe utange igitekerezo mu ruhando rw'abandi badivantiste bo hirya no hino ku isi. Dusoreje iki kiganiro cyavugaga ibyo gusaba imbabazi k'umuyobozi uyoboye conference imwe yo muri Amerika witwa Dr. Carlton Bayard. Wagize neza kubana natwe muri iki kiganiro. Wabanye na Jacques Lameke. Imana iguhire, gira amahoro, Yesu araje.